reka nkuhe inzira zirindwi zikomeye zagufasha kurinda ibyo wagezeho no gukomeza gutera imbere. Izi ni impamvu ukwiye kumenya niba nawe wifuza kugera ku iterambere, niba wifuza gutera imbere. Ikintu cya mbere, tangira wandike intego zawe mu mezi 6, mu mwaka umwe, mu myaka 5 kugera ku myaka 5, kandi ukwiye kumenya neza icyo ushaka kugeraho: akazi, umushinga, inzu, isambu, cyangwa kubaka umuryango mwiza. Ibi bizagufasha kudatakaza igihe no kudaterwa n'amagambo y'abandi, nyine ngo amagambo y'abandi akujye mu matwi, akuvanga, agutesha umutwe. Ikintu cya kabiri, iga kugenzura amafaranga yawe. Ntugakoreshe amafaranga ku bintu bitari ngombwa, ntugakoreshe amafaranga ku bintu bidateganyijwe. Shiraho ububiko cyangwa se kwizigama. Nubwo wajya wizigama 500 ku munsi nyine, ariko ubwo byaterwa n'amafaranga ukorera, cyangwa se ukizigama nka 20% bitewe n'amafaranga ukorera. Kandi ukaba ukwiye no kujya utekereza mbere yo gukoresha amafaranga yawe, ugatekereza atese ibi bintu ngiye kujyamo bizanyungura iki. Ikintu cya gatatu, ibishuko by'ubusore. Ndabwira abasore cyane, ibishuko by'ubusore, ukwiye kwirinda kunyura mu bishuko nyine bya bigare nyine biri hanze murabizi, hari ibigare byinshi, gushukwa n'abakobwa, kujya mu bakobwa, inzoga cyangwa uburara. Ibyo ni ibintu bishobora kukuvana ku ntego zawe, bigatuma uta umurongo. Ubusore ni igihe gito, ariko ingaruka zabwo, ingaruka z'ibyo ukozemo muri icyo gihe gito zishobora kukugiraho ingaruka imyaka myinshi cyane. Ndagushimiye cyane rero ubaye wakunze ano magambo, cyangwa se ubaye wakunze iki kiganiro muri rusange. Nagusaba ko wakanda subscribe, like, kandi washaka ukandika no muri comment icyo wabonyemo wenda gikwiye kuvugururwa, cyangwa se ukatubwira uko byari bimeze, cyangwa se ukubona ano magambo